Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Yacu TV, tugarutse muri bya biganiro byacu nk'ibisanzwe. Ubu ngubu noneho tugiye kuganira. Hari umuntu watwandikiye atubaza ati se ko jyewe ndarongora ndanashyukwa ariko nkoresha ibinini. Abantu bakoresha biriya binini rero banze kuri subscribe ariko kugira ngo bikurikirane neza ku gihe. Ni ukuvuga ngo abantu bakoresha biriya binini ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza pe, habe na gato. Ni ukuvuga ngo umuntu urongora ari uko yanyweye biriya binini, uwo muntu aba afite ikibazo gikomeye. Ahubwo bigushobokeye rwose wajya no kwa muganga, kuko biriya binini kibi cyabyo iyo wabinyweye urongora umuntu cyane ukarenza, hari igihe urenza ibyishimo bye, ukaba wamurongora nyine agatangira aryohewe, yarangiza ugasanga atangiye kubabara. Buriya iyo umuntu arangije n'ubundi nta kiba gisigaye, aba ari nko kubabara cyangwa ari kuvunika. Ni ukuvuga ngo niba ukoresha ibinini, inama nakugiye muvandimwe, rwose ibinini byihorere. Hari uburyo ushobora kurongora uzi ko ufite ikibazo nk'iki. Ikibazo uwo muntu yatwandikiye atubwira ko agira ikibazo cyo kurangiza vuba. Ikibazo cyo kurangiza vuba, anatubwira ko iyo amaze kurangiza kugira ngo yongere ibyuke rwose atari ibintu bya hafi aho ngaho, akaba ariyo mpamvu yitabaza ibyo binini. Ni ukuvuga ngo ibinini abantu mubikoresha mwembi muri rusange, n'uwabajije icyo kibazo nawe niba ahari yumvireho, ntago ibyo binini ari byiza. Biriya binini ni bya bindi unywa, wamara kubinywa umubiri wawe warabimenyereye, bikajya bisaba kushyukwa ari uko wabinyweye. Urumva ikibazo ahantu kiri? Bisaba kushyukwa ari uko wabinyweye. Ubwo ni ukuvuga ngo rero rwose biriya binini ntabwo ari byiza pe. Inama nabagira mu byihorere, niba ubashe kubifatirana, wenda ari bwo ucyumve no video, biriya binini ukabyihorera byakubera byiza. Murumva? Ni ukuvuga ngo niba uzi ko uri umugabo, n'ubushize narabibabwiye, niba uzi ko uri umugabo ukaba uzi ko urangiza vuba, ni ukuvuga ngo hari uburyo ugomba kubigenza. Sinabibabwiye uburyo ugomba kubigenza niba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo muri kumwe. Hari ikibazo kijya kiba rimwe na rimwe ku bantu benshi njya mbona, ugasanga uri kumwe n'umukobwa uramusabye arakwimye, ugasanga nyine kwirekura kwe byanze. Noneho hari ukuntu wenda igihe kigera cyo kwirekura akaguha n'ubundi ari nkaho urangije, kubera ko wamumukoraho wamuganiriza yibana nyine kugira ngo utaba wamurongora. Ibyo nanone bigatuma urangiza vuba. Banza urebe, ukore test y'ibyo bintu nkubwiye, urebe niba ari byo. Niba uzi ko ugiye kurongora umukobwa, wirindira ko wenda abifata nkaho uri kumufurusa. Ubonye atabishaka nyine birumvikana, icyo gihe ubyikuramo. Ariko ubundi niba umubwiye, niba uzi ko ugira icyo kibazo, wibyisetingamo cyane mu gihe muri kumwe. Byisetingemo mu gihe wamuganirije, mwahuje ibiganiro ku buryo ushobora gutekereza ko ugiye kumurongora, nyine nawe ubona yagiye muri mudu yabyo. Kuko iyo ubitekereje mbere y'ako kanya, ukabitekereza mbere ye ugashyukwa, ukamukoraho, ni hahandi ushobora kumukoraho yagusoma ukaba wakwirangirizaho utamurongoye. Kumva ukuntu bimeze, ni ikibazo gikomeye. Niba uzi ko ugira ikibazo cyo kurangiza vuba, inama nakugira, niba uri kumwe n'umukobwa cyangwa se umugore wawe, niba uri kumwe n'umukobwa cyangwa umugore wawe ukaba uzi ko urangiza vuba, gerageza wirinde
nko kuba wamukoraho cyane, wicara umuganirize nyine ariko utamukozeho cyane, kuko ushobora kumukoraho cyane ugashita ukurangije, akaba hahandi usebera imbere y'umuntu. Niba uzi ko ugiye kumusaba wenda icyo gitsina, ndizera umekinga shuwa neza ko aba ari bubyemere. Iyo aba ari bubyemere rero ntabwo urindira gushyukwa cyane hahandi uba wamaze kubyisetinga mu mutwe ya. Niba ushyutswe ushaka igituba, mubwira ati ndashaka igituba, ntacyo bitwaye rero aba ari wowe muba muri kumwe uko yagenda kose, ntabwo ntiyakikwima ku buryo wageraho ukifata ukamukora. Hari abasore mujya mwihagararaho ugasanga nk'umukobwa aje kugusura, uraho agukozeho aragusomye, ugasanga urarangije atanabimenye. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Niba uzi ko hari imbere yawe, musabe araguko yenda kose, haya ngo wirangirizeho, kuko iyo wirangirijeho nanone biba ari ikibazo. Noneho ikindi, niba uri kumwe n'umugore wawe ukaba nkawe nagira inama yo kureka ibyo binini uzi ko usanzwe ubikoresha, mujye muganira. Niba ituru ya mbere uzi ko koko ibanguka wenda itwara nk'iminota ingahe, noneho ku ituru ya kabiri ukaba uzi ko kandi imboro yawe itagipfa kweguka, ukuntu uzajya ubigenza. Ibyo bintu umugore wawe ashobora kubigiramo uruhare. Nimba n'abadamu bari kumva ino video, ubwo nabo barumva. Niba uzi ko umugabo wawe agira ikibazo cyo kuba arangiza vuba, urabizi ko arangije vuba, nawe umushyuko wawe ntabwo uba ushize. Gerageza rero wongere ibyo bita gushira, wongere ukamushiturane nk'uwo nguwo. Iyo uzi ko nyine kugira ngo ashyukwe bimugora, ubimufashamo ukajya umukoraho, ukamuganiriza utuntu twiza, mbese nyine nawe urabyumva nk'umuntu mukuru. Kandi ukagerageza niba muri nko kumwe, wenda mumaze gukora agaturu kamwe, kugira umusubiye nko muri salo mugiye kurya, muhata udukeya nyine kugira ngo nawe mu mutwe we, mu bwonko bwe hafunguke yumve yisanzuye, ntihakugirira santima, kuko biriya ni ibintu bituruka mu bwonko, si ibintu biza ako kanya ngo bihite byikubita aho ngaho. Ibintu bituruka mu bwonko bisaba kubitekerezaho. Ubwo niba uri umudamu uzi ko iyo turi itinda, uzi ko ashyukwa bimugoye ku ituru ya kabiri, gerageza umwegere umukoreho, ufate imboro y'uyikoraho, uyikabakabe nyine, nawe yumve nyine ko umuri hafi umwegereye. Byanaba byiza, hari ukuntu ushobora nko kumuryama hejuru, urumva, ukamuryama nko hejuru ukamushyira amabere mu gituza. Hari ukuntu nk'uko nguko ukajya umusoma umushima mu mutwe, ibintu nk'ibyo nyine bituma agira ubushake. Hakaba hari nk'ukuntu cyangwa ushaka nko kuba munaryamye ukamuryama mu gituza, ukajya ufata imboro ukayikoraho, ibyo bintu biba ari sawa cyane. Kandi ni ukuri muzabigerageze murebe, utazatuma nyamuneka igihe yagiye kugura icyo kinini, urumva ukuntu biba bimeze. Iyo yagiye kugura ikinini nk'icyo ngicyo agashyukwa ari uko akinyweye, nawe icyo gihe ubihomberamo. Bisaba ngo igihe cyose ajya ashyukwa ari uko afite icyo kinini, urumva ntabwo byaba ari byiza. Iyo agusweye rero yanyweye icyo kinini, ni hahandi ashobora kukurongora hafi isaha yose irenga ari kukurongora. Urumva isaha yose irenga waba warangije. Noneho urabizi abadamu ukuntu twitereye, iyo warangije, iyo umaze kurangiza, ikiba gisigaye ari kubikora uba wumva uri kubabara, uri kubabara pe. Ubwo rero kugira ngo akuryohereze neza, nawe umuryohereze, mwese mwishimane, niyo system. Nimba uzi ko ituru ya mbere irangiye, mumaze kuruhuka, mukoreho neza, nta kintu biba bitwaye. Imboro uyifata kiba ari yawe se, n'ubundi uyifate, ujye uyifata uyikorakoreho ku mutwe wayo nyine nk'uri kumukarisa,
muryamye mu gituza, hakabaho n'ubwo muri gata ku mabere nta kintu biba bitwaye, ukamushimashima mu mutwe, bimwankuraje guhita ashyukwa vuba. kandi iyo ashyutswe ni hahandi akora ituru rwose nziza cyane, agakora ituru nziza ikagushimisha, ntabwo wongera gupfobya nk'ubwa mbere. ubwo rero ndizera ko ari uko gahunda zimeze, kandi muzabigerageze murebe ibyo bintu mbabwiye ni wo muti. kandi ngenda nabikundira bakunda kuri, ni ukuvuga ngo nk'iyo hano ugeze hano ukumva hari nk'ikibazo cyangwa se hari komenti urayandika nkayisoma, haba hari ikibazo hasi ya video haba hariho nimero zanjye, ukampamagara ukambwira ati ko bimeze gutya. n'umudamu ntabwo yatinya kumpamagara, ukambwira ati se ko bimeze gutya, wenda umutware wanjye bimeze gutya, nkagusobanurira uburyo ki wabigenza kugira ngo bigende neza, urugo rwawe rwubakwe neza rukomere. kumva ukuntu biba bimeze, kandi ni ukuri ni byiza. ndabakunda, ntabwo nabifuriza ibintu bibi byatuma mutubaka ingo zanyu, ntabwo nabifuriza rwose, sibyo? ubwo rero murakoze cyane, nizere ko mumeze neza. Nyagasani ajya akomeza aborohereze mu gihe mwampaye umwanya wanyu wo kundeba. murakoze cyane. kandi ikindi ni ukuvuga ngo niba nk'umutware wawe aje, tujye twibuka gutanga keya. n'umutware wawe aje tumwakire, mugabo mwiza, ni karibu, sibyo? ni karibu, mukoreremo inkweto, mumfashe wenda nimba ari bag ahetse, igihe umutwara azajya nabwo aramwiruka mwihorere icyo gihe